nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadoktori baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asma, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. 7991715 bagwe filime Central Board of Film Certification. Kunywa itabi n'inzoga byangiza ubuzima. Dukomeze kwitwara uko bikwiriye twirinda COVID-19. COVID iracyahari. Turi kwitangiriro sarika aho ngaho ingozi kakugereho cyane kana gakoresho kawe muri business studio. Umukene ukeneye filime kugihamagara 69 88 abantu muherereye Kirundo muri Magic Studio niho honyine mwakura filime. Hamagara 6228 DJ Mwanya agutemo neza cyane. Turatangiye. Aka kagere kuri DJ Mugisha muri Magic Studio aho ngaho Kirundo. Ndakuruzi cyane umusaza bimeze bite? Filime iri kwitangiriro yayo ndacyari bidagura cyenko bisanzwe. Iki ni ginde dusatira gutangira. Mwicare turye show. Dawak. Abasirikari barenga amajana barapfa, abasivili barenga ibihumbi n'ibihumbi barapfa. Military walu kubera guta imbaraga bashaka kugira ngo bafate umugabo ga General Sahu. Umugabo ni ikihebe arimo arahigwa n'umunyabyamuza amahanga. High value target walu వాడికి మీరక woni igipimo gigomba guhabwa gaco kikitabwaho neza cyane. Smell telisipoinda kandi umenye ko atari igipimo cyoroshe naramuka humuriwe ni Mehbubnagar Jalaloni yarahavukiye mu cyaro nk'icyo ngicyo cya Mahabu Banagari mazina ragwira ugacenda kugiramano yari umukobwa muto cyane foto koda gadabane uturuka mu muryango w'abahinzi amane raitu kutomano bashaka kugira ngo ahangane no kubona inyama by'ubuza ari ikibazo. Kanisa basu saukariyam koda leni awuru icyo cyaro cyane kuba rwose cyaratawe ariko buri munsi niyigize yita kuri background ye yanyongaga igare buri munsi హైదరాబాద్ కట్టుకునోడే క్లబ్లకి పబ్లిక్ తీసుకెళ్ళాలని bagiye kujya mu byabo rwose mana yanjye ntago natse umusore wawe ambere umukwe ngo mu umukobwa nk'uyu nguyu reka ibaze baraye muri club burinda bucya umukobwa wanjye ntago akwiye kuba yashyingirwa mu muryango wawe bivuze ngo uyu jangaha hari undi mukobwa bari biteguye kwakira ugomba kuza nk'umukazana bari baramusabira umusore wabo. Uyu nguyu uje bari bamwitiranyije n'umukobwa agomba kuza uyu mugabo wanga Satyamu, uyu mugabo Satyamu ruti waruhamagaye mwihangane pause అందుకే పంపించలేదు nagasani ntago ndi mwohereze. Nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. Mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka.
nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Everlife, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diyabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Everlife ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Everlife ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Everlife. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankuraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Everlife. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Everlife, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diyabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Everlife ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Everlife ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. Mfite irijwi ndetse n'uyu mubiri, agamenam urugendo rwanjye ndetse naho nzakomereza byose bigenda ku mbaraga z'Uhoraho ndetse n'umugore we. iyi janma shivarito ubu buzima maru janma shivasatana bwigaruriwe na Nyagasani Shiva. Ubundi buzima bwanjye buzaza ni ikiremwa 5 mirongo rya Nyagasani. వీటన్నిటిని శోధించి Ibi byose ni ibitsi nibyo ugomba gucamo kugira ngo utsinde ikigeragezo cyose cyo kuba kuri iyi si. శక్తిని నిక్షిప్తం చే Tabaye ibyo ngibyo ntago wamenye impamvu baye kuko dufite imbaraga zaho dusengera kandi buri kimwe cyose kiba cyarateguwe. కట్టేదే గుడి No kugira ngo urusengero rwakwe hari imibare yatewe rero. అందులో ప్రతిష్ఠించే Sobanukirwa agaciro k'ibyo uri kwangiza mbere y'uko byangiza. ప్రాశస్త్యం తెలుసా Nabanze umenye ipinda riba ryaratakaye kuri icyo kintu ubone kwangiza mwambura mu maromwe. Nta soni. సౌభ్రాతృత్వాన్ని బోధించడానికి సాక్షాత్తు ఆ Imana yakoze ibi ngibi kari mu gihe cye. కలియుగ దైవం Nyagasani Vekanteshwara వెంకటేశ్వరుడు nibwo yaje kugaragara yigisha ukuri ndetse n'impamvu ituma ikiremwa muntu kiriho. తత్వాన్ని బోధించడానికి Nyagasani Sri Rama శ్రీరాముడు yaje kugira ngo yigishe uburyo ki tugomba gukora ibi. సరస్వతి Bose baje kugira ngo bagaragaze buri kimwe cyose ku bugenge bwacyo, isi, amazi, imibereho, buri kimwe cyose, umuriro, izuba n'ibindi. దేవతల శక్తి Bigiye bifite uburyo kibyagiye bibabo kandi bifite ibigirwamana bigiye bihagarariye. రూపాన్ని Uko ni kukuri kuko tubayeho. Sa- Nimba kandi ababyeyi banyu mutabashe kuba ngo mwubahe intege batakaje bakora, సాక్షాత్తు అమ్మ muzibagirwa n'impamvu Imana yaremye iyi si. Niyo mpamvu Nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. Ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Everlife. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankuraho riraka, ni abahanga pe. Aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Everlife. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike
bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima. iri riba ry'amaraso hakuno ఇది మనుషుల్ని కాదు ibi ntago ari ukwica abantu కాలుష్యాన్ని uku ni ugusukura umwanda uri guteza pollution. turi gusukura ikirere. పొల్యూషన్ ప్యాషన్ అయిపోయింది ప్రతి కొడుకి ikirere cyangije ibidukikije అందుకే bihinduka uburozi buri munsi umuntu arapfa. మొదలు పెట్టాం ariyo mpamvu twatangije ibi ngibi. పెస్ట్ క్లీనింగ్ ఇన్ dust cleaning, gusukura umwanda. another way pest cleaning. mu yandi magambo turimo turasukura udusimba tw'utwo nta kintu na kimwe yemerewe gukora. Nyagasani ndagira ngo umve amagambo hakuno. umugabo agiye kuba umupfu, uyu agiye kuba imbohe ya Shiva Panchak Shali Matra, ndetse ni igisingizo cya Nyagasani Shiva, araba ari imbohe yacyo. ni nkaho imbaraga zigomba gutabara umwana ziba ziri kuva muri we. bivuze ngo ntiyemerewe kubuja icyaba icyo ari cyo, niyo bamuca umutwe ubwo nyine bawuce, ariko ntiyemerewe kuvuga, ntiyemerewe kuva hari, nta n'ikintu yemerewe gukora. Nyagasani subiza binyuze muri wowe kugira ngo avukiye Nyagasani Shiva yaciye isano ryanjye, నేను పుట్టిన క్షణమే రుణం తెంపేసి ibyo nkunda urukundo rwanjye ndetse n'abandi bantu bose dufitanye isano ఆ శివుడు aranyigarura njyenyine. Tempesara. none se ntago Nyagasani mwihangane, mwumva aya magambo, mwihangane. స్నేహాలకి ikintu cyose kimuhuza n'ikiremwa muntu n'amarangamutima y'ikiremwa muntu Nyagasani Shiva yabivanye muri we. nzi abantu baherutse kurokoka urupfu n'izindi ndwara zari kubagiraho ingaruka zikomeye kubera ko bagize amahitamo meza. ni abantu bagize umugisha bamenya ivuriro Eva Life. mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka. ni abahanga pe. aba ni abantu ubaza ikintu cyiza giheruka kubabaho bakakubwira ko ari ukumenya ivuriro Eva Life. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha. Ni ivuriro rivura indwara zitandukanye hakoreshejwe imiti y'ibimera itunganijwe neza mu buryo bw'ibinini, ibisukika cyangwa liquide, ndetse no mu buryo bw'ifu poudre. Aho waba uherereye hose ku isi ugakenera imiti ya Eva Life, abadokiteri baho bayikugezaho kubera ko bakorana na DHL igeze ubutumwa hariho hose ku isi. Indwara z'imyororokere zirimo izitera kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, indwara zifata umwijima, amara, igifu, asima, diabete n'izindi. Banafasha bifuza kureka ibiyobyabwenge. Eva Life ikorera Nyabugogo. Bahamagare cyangwa ubandikire. Icyo Eva Life ikora ni ugutanga icyizere cy'ubuzima.